Mbega impanuka mbi cyane, mbega impanuka ibabaje ibereye mu karere ka Nyamasheke, imodoka yangiritse bamwe baguye muri koma, abandi barakomereka, abandi nabo bahaburira ubuzima. Ese iyi mpanuka yaba yatewe n'iki? Ese abaturage batangaje iki? Ese yahitanye bangahe? Ese abakomeretse bo ni bangahe? Ibi rero byose n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka ngire icyo nkwisabira, niba uje hano ari ubwa mbere, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ubuto ukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye mu karere ka Nyamasheke ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange, nyuma yo kubona iyi mpanuka ibabaje kandi iteye ubwoba ibereye muri aka karere ka Nyamasheke. Isi zitumye abaturage bari muri iyo modoka bose bajyanwa muri koma bitewe n'ibyo biboneye amaso ku yandi. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongereye mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni impanuka mbi cyane, impanuka iteye ubwoba ibereye muri aka karere ka Nyamasheke, naho imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri yarenze umuhanda ihitana umwe, abandi bagera kuri 27 bose bari mu bitaro kuko bakomerekeye bikomeye. Iyo modoka ya kwasiteri yavaga i Karongi yerekeza i Rusizi, yakoreye impanuka mu mudugudu wa Kibirizi, akagari ka Jarama, umurenge wa Gihombo, akarere ka Nyamasheke. Umushoferi n'abagenzi 27 yari atwaye bose barakomereka bikomeye. Umwe muri bo ahita apfa ubwo yari agejejwe mu bitaro bya Kibogora. Iyi nkuru ibabaje kandi iteye agahinda yabereye muri aka karere ka Nyamasheke yanemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, SP Emmanuel Kayigi, aho yavuze ko ubwo imodoka yageraga mu ikorosi ryo muri uriya mudugudu wa Kibirizi, umushoferi wihutaga cyane yananiwe kuringaniza umuvuduko. Imodoka iba iribirinduye irenga umuhanda. Bivugwa ko iyo modoka yaguye nko muri metero nka 50 mu kibanza kiri munsi y'umuhanda, irangirika bikomeye. Abari bayirimo bose barakomereka ku buryo nta n'umwe wasigaye adafite igikomere ku mubiri we. Uyu SP Kayigi Emmanuel, umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, yagize ati: impanuka yabaye mu masaha ya saa 7 z'amanywa kuri uyu wa 19 Kanama 2024. Ntabwo ari feri umushoferi yabuze, ahubwo impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko kwa shoferi bitewe n'aho yarageze. Yakomeje agira ati: dukunda kwibutsa abatwaye imodoka ko baba batwaye ubuzima bw'abantu benshi, bagomba kugenda bitwararitse. Niba umushoferi ageze mu ikorosi agafata feri bimworoheye akarikata neza, ariko usanga bamwe mu bashoferi impanuka zigenda zigaragara biterwa no kwirara ngo iyi modoka barayimenyereye cyangwa barayizi, ngo n'ikorosi bararizi, bagakora impanuka nk'izo nyine namwe mwiboneye amaso ku yandi. SP Kayigi Emmanuel yakomeje agira ati: impanuka nk'iyi yangiza ubuzima bw'abantu bangana kuriya icyarimwe ntabwo yaherukaga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yongeye kwibutsa abashoferi kwitwararika bagatwara imodoka mu buryo bwubahirije amategeko yo mu muhanda.
bakareka kuvuduka ntibacomokore uturinganiza muvuduko ari two speed governor mu ndimi z'amahanga, ngo ni ukugira ngo bihute kuko gushaka kwihuta cyane bitera ingorane nka ziriya mwabonye. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yasabye kandi kujya bagenzura ibinyabiziga byabo ko byujuje ibyangombwa byose mbere yo kubishyira mu muhanda, bakirinda gutwara bavugira kuri za telefone, basinze cyangwa bari mu bindi birangaza, bakamenya ko umuhanda atari bo bawurimo bonyine, baba bawusangiye n'abandi. Yanibukije abagenzi ko igihe cyose babonye ikitagenda neza mu muhanda, yaba ari umushoferi ubatwaye utameze neza, batanga amakuru ntibishimire ngo umushoferi ari kwihuta arabagezayo vuba aho bagiye. Ubwo batabaraga abari mu kaga muri iyi modoka, hari umugore wabonye byose uko byagenze nawe wahise agwa muri koma kubera ihungabana, akaba yajyanwe n'abo bandi mu bitaro bya Kibogora, ngo kubera iyo mpanuka yari amaze kubona iteye ubwoba. Ababonye iyo mpanuka bababajwe n'abo bakomerekeye muri iyo mpanuka, ngo Imana ibabe hafi kuko bakomeretse bikomeye. Hari umwe mu babonye iyo mpanuka wagize ati, njyewe na n'ubu byangoye kubyakira pe, ndimo ndareba mu maso yanjye nkabona iriya modoka yakoze impanuka, birababaje kandi biteye n'ubwoba. Undi nawe yongeyeho agira ati, njyewe nabonye ari uburangare bw'uriya wari utwaye imodoka pe, azabazwe bariya bantu yakomerekeje. Iyi mpanuka ibaye hashize iminsi 3 gusa muri aka kagari ka Jarama, muri metero 600 uvuye aho yabereye. Hagongewe umusore wavaga ku modoka yari yuriye cyangwa yaparamiye. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi, tugusaba niba utarakora subscribe, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kazana kugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishimo ibyo tubagezaho ndetse n'ikindi kitugira inama y'ibyo tuzongeraho mu makuru yacu y'ubutaha. Mugire umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.